Na 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 na. Witinya kuko turi kumwe n'ingabo nyinshi ziruta iz'umubisha wacu. Uwiteka abasha kuguhumura amaso, ubona amagare n'amafarashi y'umuriro bitugose. Nawabuza gushima Uwiteka Imana yanjye, kubw'ineza n'imbabazi agira. Nahera mu gitondo mvuga urukundo n'imbabazi yangiriye. Izuba rikarenga narabirangiza. Twongeye kubashimira inshuti bakunzi ba Source of Joy Studio. Ni studio maze kumenyera, ariko kandi abataramenyera iryo zina musanzwe umenyereye kwa Leopold, nabyo nukuri ni studio yo kwa Leopold. Nge rero ubashimira kandi ubasuhuza, ndi Emmanuel Ntakirutimana. Dusanzwe tubana muri bino biganiro, tugiye no kubana no muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Nagira ngo mbasabe tubane dusenga Imana, twashyize imbere Imana mu byo dukora byose. Ndetse na Bibiliya bivuga ngo mbere na mbere Imana. Mureke dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko waduhamagaye, uduha umwana wa Yesu Kristo araducungura, nawe adusigira inshingano yo kwamaza ubutumwa bwiza, ngaba mwizera banabatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Natwe turi murongo wo kwamaza ubutumwa bwiza, unyemerere ubwiza bwawe bane natwe, kandi umuntu uri kutwumva, umuntu uri kutureba agira umugisha uturuka kuri wowe Mana. Ndagushimiye kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero, nkuko maze kubimenyera tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ariko cyane cyane tugaruka ku ndirimbo zakorewe muri no studio ngo tuzuze turebe imbaraga n'ibitangaza Imana yakoranye nazo, cyane ko imirimo myinshi yarakoreketse, atari uko ari umuhanga bw'abahanzi gusa, ahubwo kuko n'Imana yabiherekeje. Uyu munsi rero nabwo twabazaniye umutumirwa n'umwe mu bahanzi bakoreye muri no studio. Mbere yo kumwakira najya mu banze nakire Leopold Niyonzima, nubwo muvuze ariko araza kongera yivuge. Leopold, mwakongera mbwira dukurikiye. Yego, Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Niyonzima Leopold, ndi umupapa w'abana bane, ndi producer, Imana bamugisha. Amen. Murabyumva ko ni umugabo umaze kugera mu rwego rw'uko yasabira abasore nk'aba ngaba bari kudufasha muri gahunda. Si Leopold gusa rero tubafitiye umushyitsi, ariko atari umushyitsi muri no studio, ariko ashobora kuba ari umushyitsi kuri mwebwe mubonye. Nagira ngo mwibwire badukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Sam Rwibasira, nkaba nanjye ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nkaba nyiri umusore. Yego. Bari ibyo ngibyo. Yes, aracyari umusore. Ubu dukora iki kiganiro, birashoboka ko ushobora kuba ukirebye ndahashize imyaka 35, ashobora kuba ukirebye atakiri umusore. Nka nyuma y'imyaka ingahe? Mikeya cyangwa myinshi. Mikeya cyangwa myinshi. Niba atari inyana n'ikimaze. Reka dutegereze turebe, ariko icyo twizera cyo nuko azasoza urugendo amahoro. Sam rero Rwibasira, bamwe mushobora kuba mumuzi nk'umuhanzi uhanga ari wenyine, ariko atari wenyine, ari kumwe na Kristo, ari kumwe n'Imana, ariko ari solo, atari muri korali. Abandi mushobora kuba mumuzi muri New Melody Choir, birashoboka. Nagira ngo rero noneho ubanze wibwira abakuzi muri New Melody bamenye uwuriwe, binyuriye mu ndirimbo niba uranyura mu gace gatoya cyane, bakabanza bakakumva bakakumenya kavuga ati ese burya ni wa wundi. Noneho tubone no kuza dushime Uwiteka Imana, tumuhimbarize ineza ye.
kuko yuzuye ubuntu niwambe akiranukira guca imanza zitabera nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize ineza ye kuko yuzuye ubuntu niwambe akiranukira guca imanza zitabera nawabuza gushima Uwiteka Imana yanjye kubw'ineza n'imbabazi agira nahera mu gitondo mvuga urukundo n'imbabazi yangiriye izuba rikarenga narabirangiza nawabuza gushima Uwiteka Imana yanjye kubw'ineza n'imbabazi agira nahera mu gitondo mvuga urukundo n'imbabazi agira izuba rikarenga ntarabirangiza muze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize ineza ye kuko yuzuye ubuntu niwambe akiranukira guca imanza zitabera. Oh, haleluya. Ati nimuze dushime Uwiteka Imana tumuhimbarize ineza ye. Nawe ndahamya ntashidikanya ko ufite ineza yakugiriye. Uramutse ushatse kubyirengagiza kwari kubyirengagiza nyine ariko Uwiteka yagize neza. Iyo urebye video y'indirimbo ubona muyiririmba we na Nema mufatanije ndetse n'abandi mufatanya ariko mu yindi si. We mwiyumva mute muririmba kigihangano twandi duhera ngaho? Ikintu cya mbere navuga indirimbo ndayikunda cyane. Ndayikunda mu ndirimbo za nimero tujye turirimba. Indirimbo iri mu ndirimbo zimfasha cyane iyo nyiririmbye ibasha kugira ahantu inkuru ikagira ahandi hantu ingeze. Bonero kubabwira ko indirimbo ni Nema wayanditse. Nema wayanditse. Turamusuhuje kandi turamushimiye ko yemeye gukoreshwa n'umwuka w'Imana. Yego. Ni indirimbo nziza buri muntu wese yayiririmbye iramufasha. No mu ndirimbo twatangiriyeho ni indirimbo inyibutsa ibintu byinshi ku buzima bwanjye. Niyo natangiriyeho kuririmba njya muri studio. Niyo ndirimbo ya mbere ya New Melody ngira ngo naririmbyemo. Urumva rero ko mfite amateka cyane ku bw'indirimbo. Sam rero tuvero no muri New Melody tuje nka Sam w'umuhanzi. Sam mbere na mbere kuva watangira guhanga ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo nyinshi nanditse ariko harimo izo nagiye ndirimba ku giti cyanjye, harimo n'izo nigishije amakorali atandukanye, harimo n'izo ntarashyira hanze ariko zo ku giti cyanjye zimaze kujya hanze n'indirimbo enye. N'indirimbo enye. Nagira ngo ndashaka ko mu ndirimbo watangiye wandika bwa mbere uvuga uti ngewe ntangiye kumva noneho biri kuza ijwi ryaje nanditse indirimbo ni yitwa ngo iki nubwo yabitazwe. Nubwo yabitazwe. Ntabwo nzi ko ndi bubyibuke neza ariko reka mvuge we ni indirimbo ya mbere nanditse nkayigisha korali tukayiririmba ikagenda neza. Ni indirimbo bita uyu mubiri nambaye.
hari muhe mwaka ubwo ni kera wangana gute 2011 gutyo ntuvuga uko wanganaga bahita bamenya imyaka ni muri 2011 kimwe gisubije ikindi muri icyo gihe nyemerera ukoreho kwijweho gato na Paul nubwo atarasanzwe yizi nawe ukore kuri piano twumva uko byari bimeze icyo gihe abantu benshi bafite amatsiko kuvuga ngo umuntu ubundi byatangiye gute yaho kantu gakoreho gato nta kibazo iravuga ngo uyu mubiri nambaye siyo nzambara ngezeyo nzambara ubwiza bwa Yesu uko azasa niko nzasa ubwo azaba agarutse tuzahindurwa duse nawe iryo ni isezerano yasigiye abizera bose yavuze ko agiye mu ijuru kudutegurira aho tuzaba kandi ngo mu ijuru ari amazu meza menshi nshuti yanjye kurambiwe kandi hasigaye igihe gitoya sigaho kurambirwa dore igihe kirageze amen urumva ko ni nziza kandi icyo gihe haciye imyaka myinshi uragenda nabanje kugira ngo niyakora twega twiterera kera mu giturage uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngezeyo yego ariko murumva ko ni indirimbo nziza kandi indirimbo umuntu ahereyeho abakibyiga koko noneho reka twinjire mu ndirimbo wasohoye kandi wanakoreyemo hano uyiririmbe nongere ifashe n'abakunzi bi studio n'abakunzi bi YouTube channel ndetse n'abakunzi ba by'umwihariko ongera ubibutse ibi bihe noneho turi muri live Iwiteka tabumutawazi wanje mwandamburira ukuboko kwe ubuzima bwanjye bwari gutura vuba ahacecekerwa mu gicucu cy'urupfu Iwiteka tabumutawazi wanje mwandamburira ukuboko kwe ubuzima bwanjye bwari gutura vuba ahacecekerwa mu gicucu cy'urupfu naramuhonye aza kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubu niwe nirata n'umutabazi wanjye naramubonye aza kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubu niwe nirata n'umutabazi wanjye nicyo gituma mpagaze ntafite ubwoba ngo nibaze kubizaba ejo kuko nzi neza ko nta muntu n'umwe wabasha kugamburuza umugamba afite nicyo gituma
mpagaze nafite ubwoba ngo nibaze kubizaba ejo kuko nzi neza ko nta muntu n'umwe wabasha kugamburuza umugambi afite naramubonye asa kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubundi we nirata n'umutabazi wanjye naramubonye asa kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubundi we nirata n'umutabazi wanjye amfata ukuboko maze ankurayo ubundi we nirata n'umutabazi wanjye amen n'umutabazi wacu. Iyi ndirimbo ikubiyemo ubuhe butumwa muvandimwe? Ubutumwa buri muri iyi ndirimbo ni ubutumwa bwo gushima Imana. Umutabazi mvuga ni Yesu. Icyo mvuga ni uko yadusanze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu akadukuraho. Ubu ngubu niwe dufite twirata. Bibutse ko atari Yesu nta jambo dufite imbere y'Imana naryo, nta n'ikintu twakora ngo kigire icyo gitanga atari Yesu. Rero ni iyi ndirimbo nibwo butumwa burimo, ni Yesu ndi kuririmba, niwe mutabazi wanjye, niwe nirata. Ntarajya kure indirimbo kuko nanjye yaryoheye, umuntu ayishatse ikindi gihe yayisanga he babwire? Iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Sam Rwibasira. Niho wayisanga, ifite na video. Ubwo wajya kuri YouTube channel ya Sam Rwibasira ukandikamo nyine Sam Rwibasira bahita umubona kandi tunayibona, kandi ntugende udakanzaho hasi hatukura handitseho subscribe. Murakoze cyane umuntu wese uri bukande kuri subscribe. Yarabashyigikiye cyane. Okay, none tugaruke rero Sam. Iyi ndirimbo yakorewe muri no studio. Hari aba producer benshi cyane, hari ababanje imbere Leopold, hari n'abaje nyuma yuko atangiye. Kuki ari we watoranije ngo uze gukoresha iyi ndirimbo? Leopold hejuru y'uko ari umuproducer mwiza, ari umucuranzi mwiza, azi umuziki cyane, ni inshuti yanjye. Ni umuntu nzi kuva nyitangira muziki, arabizi nza muri Nimelody uburyo naririmbagamo, improvement yose yabayeho, uburyo Imana yankigikiye byose yarabirebaga. So rero ngiri iyi ndirimbo bwa mbere niwe muntu ahise ntekereza ko yarandi hafi, ariko akaba n'umuproducer mwiza kabisa. Indirimbo kuntu icuranze, kuntu yaranjije ibitekerezo yayishyizemo, umva ko Imana yamuhaye impano ikomeye cyane. Ni umuntu nemera kandi nubaha cyane muri iyi industry ya music. Wayizanye itunganije cyangwa nibyo yagufashije gutunganiza hano? Narayanditse, ikintu wenda nakoze ni uburyo ikurikiranye, arrangement, ariko ibindi byose niyo wabikoze, uburyo yakoze ama intro, ucuranze byose. N'amayide ku baririmbyi baririmbye. So yaranandirectinze mu buryo bwo kuyiririmba. Okay, ni byiza cyane. Hari abaririmbyi baciye hano cyane cyane mu makorari bakajya bavuga bati haragiye tuzana ibintu bitananoze neza kadufasha kubinoza. Najya numve ko ahari atabikora abaririmbyi amakorari gusa, ahubwo n'abahanzi cyane ko hari inshuti yawe. Nibyo barabikora. Kandi harimo n'ubucuti. Urumva iyo ukorera umuntu inshuti yawe umukorera indirimbo uyikora nyine cyane cyane cyane, hari akandi kantu kajyamo. Ariko n'abandi bakorera neza, nta ndirimbo yari yavamo hano unumve n'indirimbo ikoze neza kabisa.
Imana ishimwe cyane. Sinigwa mbaza Leopold ngo ni izihe mbaraga zituma gukora ibintu neza. Yamaze kutubwira ko we ibanga ni Kristo no guca bugufi, kuko isoko ibyo dukora byose twamaze kubona ko iri mu Mana. Ibyo dukora ibi bigenda neza ku indirimbo zacu, ibihangano, ibyishimo, twamaze kubona ko iyo soko iri mu Mana. Nawe yatubwiye ko ibanga rero ari uko yiragiza Imana, agashyira imbere Imana ndetse agaca bugufi. Ni byiza cyane, Imana ishimwe cyane. Mu musaruro uri spirituel, mu buryo bw'umwuka, iyi ndirimbo waba warabashe kumenya umusaruro yaba yaratanze. Narumvise abahamya bwakubwira ati twakomejwe nayo cyangwa twakijwe ku bwayo. Hari umusaruro waba warabashe kumenya? Umusaruro narawumenye muri comments, arabamamagaye bakambira indirimbo iradufasha, indirimbo yigiyemo nikanga nazamuye amaboko natangiye kuramya Imana. Amen. Hakaba n'undi musaruro itanga mu ma eglise bari kuyikoresha muri worship, bayikoresha ukabona ko indirimbo ifite anointing ituma abantu babasha kwinjira muri presence y'Imana. So umusaruro warabonetse cyane pe. Yego, umusaruro warabonetse cyane. Samu rero nkugaruke we by'umwihariko, intego yawe iri kugana hehe? Tutegeho ibiki, kuko wavuze ko ufite indirimbo nyinshi wanditse, byumvikana ko ari zo utarashyira hanze, tutegereze izindi ryari? So icyo nabwira abantu bakurikira ibyo nkora, nababwira ngo iki nicyo gihe ahubwo cyo kuvuga ubutumwa. Ubu ngubu niho tugiye kuvuga ubutumwa cyane, ubu ngubu nibwo bukenewe cyane. Rero ndi ready, nariteguye mu buryo buri spirituel n'uburyo buri technique. Ubu ngubu mu minsi iri imbere kabisa indirimbo ziraza kuza kugira ngo dukomeze. Bagufasha iki? Icyo bamfasha ni ukunsengera, ni ukunyereka urukundo. Ndabakunda cyane pe. Hari icy'ingenzi usigaje? Ikindi cy'ingenzi baguhe n'amafaranga. Nayo abakeneye nuko amafaranga nayo muyame. Munajye no kuri YouTube murebe ibikorwa byanjye, comment wayisigaho, washaringa, wakora subscribe, ukaba ushyigikiye umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ni byiza cyane ry'abantu batakivugaho, ariko burya iyo dufite amafaranga tukayakoresha neza, tuyavuga koresha mwivuga butumwa by'umwihariko, tuba turi no gukora umurimo w'Imana. Si mwivuga butumwa gusa mu bindi, uyakoresheje neza ukora ibintu byiza cyane. Imana ishimwe cyane. Samu, mbere yuko tugana ku musozo, yaba iriya ndirimbo waririmbye muri New Melody ni muze dushime, ni indirimbo igenda buhoro, yaba yawe nayo irasanga igenda buhoro. Ujya ubasha kuririmba n'indirimbo zihuta cyane. Hari akantu waririmbaho gatoya, yaba chorus, yaba iki, yaba simbizi, yaba mwe mu ndirimbo zawe utarashyira hanze, isa nkaho yihuta. Kandirimbe iyo nashyize hanze bita bitinya. Okay, byiza cyane, irihuta. Na 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 witinya kuko turi kumwe, n'ingabo nyinshi zirutiza umubisha wacu. Uwiteka abasha kuguhumura amaso, ubona amagare n'amafarashi y'umuriro bitugose. Witinya kuko turi kumwe, n'ingabo nyinshi zirutiza umubisha wacu. Uwiteka abasha kuguhumura amaso, ubona amagare n'amafarashi y'umuriro bitugose. Nawe intambara yambaho, ingabo zikabambira, amahema kunera, ntabwo nzagira ubwoba. No muri yo nzakomeza umutima wanjye, kuko nzi kundwanirira atajyaneshwa. Nawe intambara yambaho, ingabo zikabambira, amahema kunera, ntago nzagira ubwoba. No muri yo nzakomeza umutima wanjye, kuko nzi kundwanirira
atajya turi bane witinya kuko turi kumwe n'ingabo nyinshi ziruta iz'umubisha wacu Uwiteka habasha kuguhumura amaso ubona amagare n'amafarashi y'umuriro bitugose amen amen urumva ko ni indirimbo nziza cyane yaba mu njyana zigenda gahoro njyana zihuta umva ko hose Imana igenda imushoboza agakora umurimo wayo dusoza rero n'ubuhe butumwa waha abadukurikiye bari kumva uyu munsi banakureba ubutumwa nabaha ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza mbasabira gukomera muri iyi minsi turimo itoroshye Imana ibakomeze kandi Imana ibashyigikire mu byo mukora byose ikindi nabibutsa Yesu arabakunda murakoze cyane ego amen none abahanzi bo bitinya bakavuga bati ntabwo twajya gukora indirimbo tutaragiresha tenyeshane cyangwa 10 urumva ko weho hano ho wabanje kuzana yimwe ijya hanze geno zana n'izindi buhoro buhoro wababwira iki icyo nababwira ubwoba ntabwo buva ku Mana ubwoba buva kuri Satani nicyo kintu cya mbere no kwitinyuka mukamenya ko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga niba wumva ufite uwo muhamagaro koko kumva Imana iri kuguhamagarira kwinjira mu muziki wo guhimbaza Imana witinya bikore Imana izagushyigikira ikindi ni ugusenga ibi ntabwo wabikora nyine udasenga kugira ngo usengere ibintu ukora Imana iguhe amavuta kugira ngo bibashe kugira icyo bihindura ku mitima y'abantu yego murakoze cyane murakoze cyane reka rero dusoze dusenga none twatangiye dusenga kandi nawe ugiye gusabira umugisha abantu bari badukurikiye kugira ngo ibyo bumviye ahantu bikomeze bikora imirimo mu mitima yabo Mwami Yesu uragushimiye kudukunda kandi utwitaho tugushimiye kwa kakanya keza tugiranye ko kuguhimbaza no kukuramya no kwagura ubwami bwawe niyo baba cyubahiro kibi cyawe ibyo dukora ntaba ari twebwe izina ryawe rikirwa hejuru Mwami reka rero umugisha buri muntu wese udukurikiye kuri YouTube channel umugisha buri muntu wese wifuza kugira ahantu ava akagera mu bijyanye no kuririmba umugisha ufite ibitekerezo byo kuba yamu producer Mwami umugisha buri muntu wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi umugisha nabari bari kuri kamera nabari bari muri recording room bose tubasabiye umugisha umugisha producer Leopold kubwo gukora izi ndirimbo kugira ngo zize ziguhimbaza Mwami kandi ukurushaho kwagura iyi studio kugira ngo ibashe kugera ku cyo wabashije gutuma igiraho Mwami bana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen reka tubashimire ko mwabanye natwe tubashimire ko mudutega amatwi kandi mudufasha mu uyu murimo ubufasha bwanyu n'ubundi ibikorwa byanyu turacyabikeneye icyo turi kubasaba ubu ngubu mukande subscribe mudufashe gusangiza abandi mukoreshe iki kiganiro tuba dukoze kandi mukomeze munadusengere turifuza na comment zanyu tukamenya ibyo mwifuza tuzabazanire nde tuzabigenze gute kugira ngo turusheho gufatikanyiriza hamwe kuba ku bwami bw'Imana ikindi ukeneye kureba iyi ndirimbo y'uyu muvandimwe wajya kuri ya YouTube channel yitwa Sam Rwibasira ariko wanareba hano munsi gato twashyizemo iyi link ye kugira ngo uyikandemo urebe niyo ndirimbo ye ni video murakoze cyane turabashimiye cyane turabakunda Imana ikomeze bane namwe murakoze cyane Sam murakoze Leopold na Imana iguhe umugisha murakoze cyane amen bye bye